PRC server ya smart contract PRC yaje ubundi yaje ishingiye kuki ko unity ipaye imwe ingana na unity miliyoni 10 ya formule niko imeze nta cyahindutse bategetse ama web kabiri yose platform yose ko agomba gushingira kuri iyo formule y'imaro baka PRC server zabo bashingiye kuri PRC server no automatique ntacyo babihinduraho ibiciro bya pricing zabo pricing zigomba kuza zishingiye kuri ako gaciro kuri iryo reme rya paye 314 miliyoni migidi na magana ngahe zidolari miliyoni 2,448 by'idolari miliyoni 2,448 by'idolari ayo mafaranga akaba ariho n'ibiciro byabo bigomba kuza kuba bishingiye izo ni formule ziri kuri GitHub ya Dr. Nicholas ntacyo dufite cyo kubihinduraho ubu bwoko burindwi bwose bukabasha kubahirizwa icyo bwagenewe nuko cyo bugomba gukoresha ubu bwoko burindwi bwose bwa Pi Network kuri cache na noze ni blue and green yero iri mu ntuze iri mu bijyanye n'amapuri badge amabadge ya ecosystem kuno bagomba kumanaginga igasobanura agaciro umwimerere wa badge wa system wa token yawe nta mujuru uzabasha kuza ngo afate urwembe akata umufuka wawe kuko iri offline ntabwo iri online habasukamo bayibona bashobora kuyaccessinga ngo bayigerageze byibuze banayigerageze ahubwo ufite passphrase ufite iki iyo ngiyo ntabwo ijya yibwa iyo ngiyo nigomba gustoringa papo payi ako gaciro k'amafaranga kagomba kuba karimo aho hantu kugira ngo ntabwo ushobora kugeraho access usibye wowe ku giti cyawe iyitwa hot wallet niza managinga ecosystem yose niza irimo amafaranga ushobora gufata ukayakuramo ukayishyira muri ecosystem ukajya guhaha wallet yawe bivuze ngo urajya muri hot muri cold wa uploadingemo wohereze muri ki muri hot yawe ibashe ku accessing ecosystem yose noneho mbere yuko ya coin yawe igeramo hariya uyigeramo ayikozemo converted by gold payi mwigiremo yitwa GCVT 1399 nuko bizagenda nuko bimeze aba ari kwibasha aribwo iba yemerwa no gukora muri ecosystem mpamvu bavuga ngo umuyuza wese ni ugomba kumenya agaciro ka payi abo hanze ntibazakamenya bivuze ngo abo hanze icyo bazamenya vuga ngira ngo Pi Network ari yabonye muri MySafety ibyo byangombwa byose rero abo bari users bazaza bashyiremo ibicuruzwa bya nyabyo ibicuruzwa bya nyabyo bizasobanurwa na token ya platform iyo token ya platform cyangwa se faranga rya platform rizaba rihagarariwe n'ikintu cyanyacyo gifatika kigaragara kinahari niba ari tokenization inziri muri platform ariko hari ikibanza iteretsemo mu gihugu ushobora kugenda nkayisura nkayibona niba ari iduka ririho ariko n'umucuruzi araharabasha gutanga service ku buryo buri hasi online na offline ibyo ngibyo ya token ibashe kuba yabona agaciro cyangwa se ireme ihita inyura mu cyo bita Astradex cyangwa se Pidex byose birimo nyine ibashe kuba yabonera liquidity muri Stellar Network cyangwa se Stellar blockchain ibashe kwihuza na XLM ibashe none XLM yiha ireme noneho rituma ibasha kugaragaza ko iri real noneho project ibashe noneho gukora ya token iri muri platform ifite product nziza zifitwe n'abayuza beza bakoze KYC bari tayari ibyo ngibyo rero babivuze ko nta busikama burimo aho ngaho nta busikama burimo mu nama ishize ejo bundi Dr. Nicholas we Dr. Fanicho yasobanuraga ni kuri projet yifite product ziri real abayuza banyabo ibicuruzwa bya nyabyo nibyo bintu ecosystem igomba kureba ari mpamvu uyu munsi bari kugaruka muri ecosystem bagatangira gukoramo ama application ushobora kuba mwarabonye application mukayikunda cyane ariko mukabona yavuyemo kubera iki ntange ndi kubaka application nza amategeko nsabwa kugira ngo application ko atumi yemere n'amategeko abiri ari simple rwose mbere yuko listinga kuri ecosystem nababwiye ngo umushinga uri muri testnet hariya uba imyinshi iracyari muri prototype ntabwo irafata real production ako iri kuri listinga muri real production bakubaza ibibazo bibiri gusa ntabwo bakubwira ngo nyine bakubaza igitekerezo bavuga uremera ko umushinga wawe nta nuzogera hura na fiat money mbere tuya service nziza z'abatekinisiye uramutse ufite firigo yawe irwaye cyangwa se cuisinieri microonde utadispenser computer mudasobwa televiziyo mu rugo cyangwa no kwazi kamera z'umutekano n'ibindi ushobora kuvuga utari ko reka ntungi nimero yo kwihumure TV kuko hari n'izindi channel twenda twumvishe ziriho abantu bamamaza
wowe uzafata izo nimero ziri hasi 0788 60 50 44 duhamagare tugute firigo yanjye ifite ikibazo cyangwa kwiziniyeri. Ni byiza ko rero tuzagukorera akazi kawe neza, hanyuma ukavuga uti ndashimye kubera ko mbonye abatekinisiye beza babizerwa kandi bankoreye ibintu neza. Ejo cyangwa ejo bundi rero utazakenera umutekinisiye bikakugora, andika izo nimero hanyuma uzaduhamagare. Nyemerera rero nkwizeze ko tuzaguha serivisi nziza. Bakunzi b'Ihumure TV muraho mumeze neza, igitondo cyiza bari mu masaha y'igitondo, gicamunsi cyiza bari ku masaha yo kumanywa, hanyuma umugoroba mwiza bari ku masaha y'umugoroba. Hano Kigali turi mu gitondo, dukoze ikiganiro turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. Showamu sinari muherutse, ntimwari mumuherutse, tugira umugisha wo kongera kumwakira muri studio z'Ihumure. Ndashimira umuntu wese wakoze subscribe, warakoze cyane. Nawe utarayikora uyikore, tubane muri ibiganiro byacu bya buri munsi byibanda ku bukungu cyane koranabuhanga. Hanyuma rero nicyo kiganiro tugiye kubanamo, ndakurarika kuba wagikurikira, wamara kugikurikira ko kiri mu bwenge bwinshi, hanyuma nawe ukaza kugisangiza abandi. Showamu nguhaye ikaze. Wasuhuza abakunzi bawe. Mimeze bite? Ni sawa. Long time kabisa. Na siku mingi papa. Hao ni Showamu Pro Ambassador, Country Ambassador, Bishop Marketing Manager Rwanda, Stella DeFi, Stella Developer and co-founder CEO AfriFlix Freedom Empire. Hizo zose ubu ngubu niho ndi kubarizwa. Gahunda ni yayini. Bro, aka kaboro kawe kukigana karana ni. Yego. Izina ryera. Jewe oya bro yangano gasubire muri mwe basi. Baro gasubire muri. Birgoze kabisa. So oni Showamu Pro Ambassador, Country Ambassador, Bishop Marketing Manager Rwanda, and Stella Developer, Stella DeFi Freedom Empire co-founder. Urabyumva ariko? Co-founder of AfriFlix Freedom Empire. Izo nizo mujye muri no minsi ndi kubakaho kugira ngo nibashe kugenda abigenda neza cyane. Ngi byana kubisubiramo. Ariko mfite igitekerezo. Bararusobanura buri kamwe basa umuntu arebe ko yakumva. Okay. Duhera kuri Showamu Pilot Ambassador, ngira ngo Pilot barayizi, niho mbarizwa, groupe zanjye zose ni Pilot. Hari abantu batazi baje mu vuba, batazi ngo ni ibiki biva hehe. Pilot ni na application izatanga serivisi za logistique muri ecosystem ya Pi Network. Yatsinze muri hackathon n'ubu ari nk'iya kabiri, niba atari ya gatatu. Akaba ari umushinga rero uzajya utwarira ibicuzwa abapiyone bose hirya no hino ku isi bazagenda bagura, bakishyura muri Pi. Hari ukuntu rero baba babona itari gukora, itari kuvuga akagira ngo ntikibaho. Niyo nshaka kwibaza. Ntabwo twebwe tuba muri team tuba tuzi uko bimeze, kugira ngo babizi ko ama ecosystem cyangwa application yose iri muri ecosystem irimo irategura uburyo bwo gutangira gukora, cyane cyane baba bashingiye kuri token. Boroka token, boroka smart contract, kugira ngo application yawe buriya wakubakiramo hariya. Ntabwo bihagije kuba wayirangije, ikeneye kugira ifaranga ryayo, ikeneye kugira smart contract kugira ngo ikore ibyo ngibyo ari byo biza raningira muri launchpad. So ibyo ngibyo rero niho iri kubarizwa, niyo gahunda bose barimo nyine kugira ngo bitegure, ngira ngo bagiye banabirangiza. Ikindi kubona application iri muri ecosystem hariya ntabwo iba yarakiriwe. Buriya nta nubwo ko team biyizi. Wenda usibye nka Pilot yagira umugisha ikanatsinda muri hackathon, ikaba hari gahunda ko team yagiye yifataho mu application yarafite igitekerezo cyiza cyangwa se yubatse neza. Akunda application iri muri ecosystem ntabwo ko team biyizi. Igihe cyose ubona hakiriho karakantu kuvuga ngo nta not verified, ko team bitayizi, ibikeneye nibwo yaba yaragiye muri mainnet, ibikeneye kuba yaba verified na ko team ikayisupervisinga, ikareba ko ibyubahirije amategeko n'amabwiriza ayubahirije kandi ibiyakomeyeho cyane. Rero ibyo byose biba bisaba ni etape par etape umuntu agenda anyuramo. Iyo ngiyo ni Pilot rero nibyirimo, inabigeze kure. Ndavuga ibyo kubaka ibyo byose mu minsi mike tuzabaha update, bazagenda bazibona ziri no hafi gutangwa, ngira ngo nabwo ibyo batubwiye ko vuba ngaho bari buduhe gahunda y'ukuntu ibintu byose byifashe. So iyo ngiyo ni Pilot. Indi rero ni Bishop Marketing Manager. Iyo ngiyo ni title
ngira ngo none hari indi platform irimo hariya yitwa BCM turuka mu Buhinde, iyo ngiyo nayo dufite abayihagarariye, ariko ngewe ndi operator manager, akaba hari uyihagarariye ku rwego rw'igihugu ariwe witwa Winnie Clemence, ngira ngo baramuzi. Iyo ngiyo naho nyizamo. Indi rero ni GCV twarayiharaniye igihe kirekire cyane, imyaka kuva muri 2023 twigisha dusobanura kugeza umunsi twaba twaranatsinze, tukaba duhagaze twemye tuvuga duti byanze bikunze byarariye aho turi ntidushidikanye kuri byo, nta no kwirirwa tuhatinda. Indi rero uyu munsi ni co-founder Afriflix ndetse na Freedom Empire. Freedom Empire niyo bamenyereye cyane, ni na application nubakiye kuri ecosystem ya Pi Network. Ndacyari kuyubaka n'undi ni nayo mpugiyeho cyane. Iyo ngiyo ikaba izatanga service, ifite departement zigera kuri 12 ndetse n'uburyo bw'umutekano n'uburyo bugiye butandukanye, ariko main yayo ni creator content, aho do supporting aba content creator mu bijyanye free production yari yose, indirimbo, talent yari yose umva bifitemo, tukaba twakorera management, tukaguha streaming live aho baje gucuruza ibihangano bya byose nk'uko bavuga Netflix, izo zose byose niyo ko yayo ya mbere. Co features yayo ya mbere iri main, hakabamo marketplace, amasoko yo kuza gucururizaho ibintu byawe, hakabamo department ya Rigo aho ushobora guhuzwa sobanukiye cyangwa se n'abanyamategeko bakakuburanira bakagufasha mu kibazo cyo cyose waba ufite. Kikaba ari isoko ribahuza, hakaba harimo mall usangamo ibindi bicuruzwa byose none biri ku rwego rwo hejuru nyine, ahantu utajyamo ngo ugire ikintu cyari cyose ubura. Harimo smart contract, harimo NFT non fungible token, ibyo byose nyine kuba watokenizinga product yawe ukayishyira hejuru umutungo wawe ukawushyira on chain. Ngira ngo niyo gahunda ubu ngubu isi yose irimo gushyira products yose on chain cyangwa se mu kirere aho bishobora kuba byakorera. Harimo rero na education, aho ushobora gusanga amasomo yose y'ikoranabuhanga ukabasha kwiga, ushobora kwiga ukoresheje AI cyangwa se ukiga uhuye n'aba profe babihuguriwe babisobanukiye. Ibi byose ni products zagenda zibageraho yishyura muri Pi. Ndetse hakabamo n'uburyo bwa healthcare, kuba wahuzwa n'abaganga bakakuvura mu buryo buri online. Ushobora kwivuriza muri telemedicine, kuba wagera kuri tele aho muganga ari, ushobora no kuba mwakwivuriza kuri online. Byose birimo aho ngaho. Iyo ngiyo ni Freedom Empire nimo ndavuga. Ifite department zigera kuri 12 n'ibindi byinshi byo bitandukanye izagenda ifasha abantu muri Pi. Ubu ngubu rero ngira ngo twayibakiye kuri Pi Studio, ushobora kujyamo ukayisanga muri ecosystem. Ngira ngo iri no ku mwanya kuri page ya kabiri ku mwanya wa 14. Ngira ngo nshimira abantu bagiye bakoramo staking, ngira ngo tukaba tuhagaze ahantu heza cyane. Ibyo ngibyo ariko ntabwo babihagije, bakiri no ku iletinga bakayiha akanyenyeri, nabyo bagiye babikora, ababikoze turabashimira. Ariko none ntabwo bihagije, iyo iri aho ngaho iri ni prototype, ntabwo bari final product ishobora kuba yajya muri core team. Ibyo nibyo ndi gukora rero mu vanga ndaza kwa version ya kabiri iri production core team igihe iza kuba yayakiriye. Ngira ngo maze no kuyitegurira token yayo, ako token izakora uko nanone bamaze kunyakira kuri production. So urukora baba bari kubona muri Afriflix kuri ecosystem, haba hari gahunda y'ubundi buryo y'ikindi cyiciro tugiye kuyishyiramo. Nubwo kiba ari cya testnet, ariko ku migrating uva kuri testnet tujya kuri mainnet nta kantu gato umuntu ahinduraho gusa, akayihindurira amadomene, akayihindurira ibyo bita sandbox, ikabasha kuraninga mu buryo bwa mainnet. Ibyo ngibyo byo biroroshye, ariko icyo nicyo cyiciro turimo turakora kugira ngo ibe full production, core team ibashe kuyakira ariko ibereje amategeko n'amabwiriza yayo. Ikindi rero ni Afriflix. Afriflix rero ni platform nanone naho ndi kubaka, ariko ndi kubakira kuri Stellar. Kuri Stellar ni blockchain iri decentralized, ifasha abantu kugenda bubaka ibintu byose bakishyira on chain nkuko twagiye tubivuga. Ikaba yoroshye, iri cross border, easy payment zoroshye cyane kandi ku muvuduko hejuru, kugenda ya upgrading irushaho gukomeza umuvuduko wayo binyuriye mu cyo bita protocols. Protocol tugezeho ni 26 kuri Stellar. Ubwo rero imishinga yose bacyanga igomba kugendera muri uwo muhanda nyine mu nzira Stellar yateguye. Afriflix rero nayo iyo ikungahaye nawe kuri navuze ko
muri Freedom harimo content creator ariyo main ariko nanone Afriflix nayo main yayo ni filmmakers niyo production yose noneho yuzuye urumva no amasoko biratandukanye. Afriflix irimo iratagetinga abapayi user bazishyura muri payi gusa bishingiye muri ecosystem ya payi ariko no Afriflix ni worldwide noneho aho umuntu ashobora kuba yanakwishyuramo token yacu naho usaba gukoramo token yawe kugira ngo nawe bakiyemo token yitwa Showam niyo bizagenda imanaging ibyo byose ariko nanone ifitemo icyitwa tokenization aho tokenizinga production zawe product amasambu amazu yawe ubutaka tukabasha no gutokenizinga za CBDCs ibyo byose nibyo nagiye nubakamo kuba CBDC yaziga ikakorera kuri platform harimo ibintu byinshi cyane bikatugeza no muri space rero aho ugenda ukoramo n'ibindi bigiye bitandukanye kuri Starlink satellite ngenda mbihuza kugira ngo iyo tokenization ibashe kwihuta yo ni ibintu byinshi cyane biri technically ntabwo nabisobanura byose ngo abantu batabyumva ariko ikintu mbere ishingiyeho iyi supporting kuba content creator no buryo bwo kumanaging ibihangano byabo bakaba bafite icyo bita ID yabo y'igihangano cyabo iri digital aho umuntu ashobora kuba yagutwarira igihangano ngo kwiba ikintu kandi bikaba biri subscription ku buryo ubasha kubona ibyo wakoreye byose ako kandi ahandi hantu bibanze kunyura byose ari wowe bimanaging monitoring buri kimwe cyawe cyose muri platform ngo na Afriflix ndi kugera kuri Stella ndacyayirimo ngo mu minsi iri imbere raza kubayo ivuye muri igiye kuri testnet ijya no kuri mainnet kugira ngo nizo project turimo kugira ngo zibashe kugera kuri ibyo ngibyo byose rero nibyo muri no minsi ndimo ndikubaka ntabwo ndi kugira Showam ngira ngo uri muri Vacu uyu munsi wasanga ufite n'ibibanza muri Texas ni mpamvu ngo turi muri space nyine ibibanza birimo byo kuba wajya gutokenizinga NFTs na fungible token ugashyira product harimo metaverse muri Afriflix niyo navuze ngo ibintu technically nta kurirwa mvuga metaverse ni virtual asset ubasha kuba na word deploying virtual asset ukayikura ku butaka ukayishyira ari ariko bitari NFT bitari na fungible token gusa kuba wakora NFT ahubwo ukaba uri kumbona hangaha ariko nkabandi no gukora inama muri Amerika twicaye kandi twicaye tutari mu atari online gusa ngiye twicaye muri salon muri Amerika ngo ni metaverse irimo ibyo ngibyo rero nibyo nagiye nkoreramo hari yabyo biri ku rundi rwego rutandukanye nibyo payi ifite ushobora kugira kumva izo project zifite ahantu zigenda zihurira ariko ibyo bya marketplace ntabwo birimo hano gucururizamo iki ahubwo harimo ibindi. Okay. Showam mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina wenda kubusobanura bwa payi nyemerera gato ko mbona iyi mishinga ari minini ari na myinshi atari na mike ku muntu umwe wowe gusa ndibaza abantu badukurikiye ntibashobora gutekereza ko ibi bintu nyine bimeze nk'inzozi bitari reality. Ubundi umunsi uzicara ukaba wabwira cyangwa se wasobanura umuntu inzozi zawe cyangwa se intego ufite umuntu akakwa preshinga akubwira ati courage ubirimo neza uzamenye ko ugifite akazi gakomeye ko gutegura kintu burakora kabisa ariko kubwira ati birimo biraza komereza aho ngaho ati ndabona uri mu murongo muzima ahubwo uzishima igihe uzabwira umuntu inzozi zawe ageze akakubonamo umusazi kabona ko ibyo uvuga utabizi bitanashoboka. Ni ibintu bibiri bitandukanye igihe azakubona kumva ibintu uri kuvuga nturi kubyumva akabona waranasaze ntiwanabigeraho nibwo uzamenya ko wateguye uzicare kubite ku gatozo uvuga uti narakoze kabisa icyo gihe project zafite ahantu igera kuko ikintu abantu cyangwa se urubyiruko rwagiye rubura abantu barasupport ngo rwego ibintu biri gutekereza byashoboka kandi kuko ngewe project mfite ntabwo ari ikintu nateguye ejo bundi ndibuka ndi gusangira soze secondaire 2016 ndi hafi gukora exeta nabwiye abo twiganaga inshuti zanjye ziranabyibuka ko mu myaka 10 zaba mfite akageretse gashobora kari ku butaka cyangwa se kari hehe uyu munsi mfite ikizere ko gahari karenze na kamwe success yanjye namaze kuyigeraho icyo gihe nabo bumvaga ibyo nuvuga nyine bidashoboka bakumura asohoka muri secondaire bakavuga ati se ugukubitwa se ugiye hanze urabona uko hameze cyangwa ati ngiye suko nkuko bimeze ati rero byanga byakunda hari ikintu ngomba kugeraho ibijyanye na projet ibyo byose nabwiye bya cinema ubundi cinema ubundi ni ikintu cyo kinumbamo kuva muri
byibuze nko muri 2014 nari ndi filmmakers nkina amafilime n'amatheatre no kuva kera muri za primaire. Ibyo rero nagiye ndeba imbogamiza abakinnyi bagira n'ibindi byose mvuga ko ngomba guhindura projet. Rero uvuga Afriflix kumva na streaming platform yishiraho ibyo byose, ariko ni uruganda runini cyane, uzaba dufite amarokasiyo yawe, amazu, inyubako, amarokasiyo dukenera muri filime, ibitaro, amavuriro, amashuri, byose kandi biri riyo biteretse ahantu. Ni umushinga mugari cyane, umuntu wese nabwiye ati mva ko ndi umusazi, ariko target ya mbere nayo ifite nayo nyene platform yabyo. Uyu munsi platform yabyo ndimo ndayubakira, nta muntu kuyinyubakira, iyo ni success nagezeho. Platform Afriflix platform babanyereka ko ihagaze $200,000 by'idolari yonyine gusa, nta ikindi gikorwa kirajyaho. Uyu munsi ntabwo ndinda kujya gusaba umuntu ngo aze, nta naho nayakura. Ubumenyi ni ikintu kiba gihambaye cyane. Ukivuga ubumenyi mpese ntekereza akantu kamwe, abanyarwanda benshi n'abadukurikiye even n'abari hanze y'igihugu bazi ko ibintu by'imishinga iremereye ifite aho ishamikiye n'amafaranga biba ari ibintu biri mu biganza bya leta, beneri n'iki, ku buryo bashobora gutegura bashobora kwibaza bakavuga ibyo bintu showama ari kuvuga reka tumufate nk'umusazi kuko nta kintu leta irabivugaho. Iyo muvuga ibintu nk'ibi uba we expectinga mu gihe kingana iki? Kuko uravuga uti babana twarangizanyije 2016, uyu munsi ntangiye kubereka ko bya bintu bishoboka kandi ndi kubigeraho. None twaba tute iyi mishinga ingana gutya, iremereye gutya, igomba kukwinjiza mu nzozi zawe. Hari abantu badukurikiye wagira ngo bari mu gicuku, ntibazi ibyo ari byo, ntibazi iyo biva niyo bijya, baranakwita basazi, ariko ukavuga uti ngende expectinga ko mu myaka 5 iri imbere muzamubona ko ibyo mbabwira noneho byabareye riyo biri kumugaragaro. N'imyaka 5 ngo yaba ari myinshi, kuko niba muri myaka 10 ushobora kuba nakwicara nkubaka platform ihagaze $200,000 by'idolari, bivuze ko nacyo kintu wabonaga ko mfite inzozi kitazashoboka. Baravuga ngo nzaka platform yo gucururizwa ibyo bintu n'ubundi, kandi abantu bakabasha kubona ko talent zabo zero no kubabyarira umusaruro. Kuko ngiye ntabwo nshaka kujya gufasha abazamutse, ndashaka kuza managinga cyangwa se nkamena amafaranga muri talent zaheze zabo zaho zimenera, kubera imbogamizi tuyadura zo ngenda zizi n'abandi bari muri uruganda barazizi, zigiye zinakomeye cyane. Ibyo ngibyo rero niba navuga ko ikintu kizamfasha ari platform, nkibaza ahantu nzayikura yubatse mu buryo nzi butanga umutekano, ntandi hantu yari kuva usibye kuri blockchain. Nundi nagiye muri blockchain, natangiye kujya mu bintu bya Bitcoin 2014 na 5 nibwo ndi kujya nabyinjiramo, ariko 2016 nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ko na university ngomba kuyikatira. Nge nikaga construction, mvuga ati ngomba kwiga civil engineering, nigaga IPRS Kicukiro, ntabwo cyari ikigo kibingira ngo baranakizi cyane rwose ni technique. Rero byashoboka ko nkomeza, aho nabwiye Mere ati tuza. Mere nawe aravuga ati aba bana ikambareke, ntabwo kaminuza njyayo, ntabwo njyayo, nta nubwo ibyo nshaka, nta university hano ndi kubona. Iyo usubye no mu Rwanda no hanze ya Afrika, muri Afrika naho biragoye, ntabwo bihari nyine. Ati rero reka nawe aradukundira, buriya n'ibyo nzageraho byose niwe mbikesha, kubera ko n'impanga yawe se niko ibyumva nayo niho turi, twese niho turi. Kuva icyo gihe twese twaricaye tujya mu ikoranabuhanga, kuva muri 2016 ibintu bose twinjiyemo neza. Mama nawe aravuga ati reka mbareke, akuzi kubona mu rugo turi abahungu gusa, bane. Kubona rero abana b'abahungu bicaye mu nzu badasohoka ngo bavubyuka bafata igitiyo n'ubuyede bajye ku ndege gushaka akazi, abantu birugo bamubwira ati abana ko batajya gukora, abahungu uzabamaza iki ko bazakubera imbwa, siko abantu bavuga, niko bavuganye. Akavuga ati nimubareke ibyo bajyo barimo barabizi, mwe mubihorere mutuze. Akagenda akaturwanira gutyo, kandi tukabaho twicaye gutyo batazi ibyo turimo, ko babona nyine turi mu zudasohoka. Ariko nshobora kwirwana ryamye naraye nicaye kuri machine va saa moja za mu gitondo, ndimo ndasoma, ndimo ndashaka amakuru, ndimo ndagenda mpiga ibyo nize byose muri myaka yo byose. Rero nuko nawe yansuportinze, vuga ati bana waho hageze uzivuga ati agwere ngo byabuze akazi, tujye kubishakira akazi. Twari ahantu nze bakeneye umuntu wakwirirwa kuri stock ahantu muri chantier, akagira cyangwa se akaba yajya no gushaka akazi warese tukagira.
atari ko saba we bo baragafite nabo nyine no kurwaza ariko umwana agahaguruka ati nibyo bira ibyo bintu nibyo nahene mvuga ati ababyeyi kera bagiye barimita abana babo gutuma badatekereza ibintu akumva ko ibyo yiga kumva ko umwana kugira ngo agaragaza ko azaba umugabo agomba kujya byuka akajya gushaka nk'umuntu ajya kuvomera ijerekani igihe akamuha icyo giciro cy'ijana cyangwa agafata igitiyo ibyo bintu ngiye mbona ari ukoroga umwana ari ukwica amayindi y'ubwa no kwica amayindi y'umwana ahubwo reko umuntu ategure we ibye aba afite inzira azanyuramo kandi confidence ashyiramo ubushake ashyiramo n'Imana ibiharimo irapanga ngiye njaga navuga ko n'inzozi zanjye nazigezeho kubera ko niba narabonaga ko mu gihe runaka ngomba kuzajya ku bintu uyu munsi nkaba ndi ku ntambwe ya nyuma nayo yamaze guhaguruka ishije kwicara ahantu igomba kwicara nkaba ndi ku bintu byanjye byose nta kintu ntavuga ubungubu ngenda bireba byose nkabona ko ari ibintu bishoboka ushobora kumva ukanyita umusazi ariko njye noneho mfite ibiri kugaragara uje muri ugiye gusura GitHub yanjye wasangamo code z'izo application ndimo ndubaka byose ni amakode iyo platform nkubwiye ngo nshorere ngo umfashe nyubaka cyangwa yingurire ntago wayampa ntiwanayabona ibyo ngibyo rero niba bigaragaza ko byanga byakunda hari ibintu biri kuva kandi ibintu biranagera Freedom Empire ntitwayitindaho ni ecosystem apa network umuntu utayizera ibiberamo ubwo ngubwo nyine afite uko abibona ngiye turagenda tubigeraho mu biganiro ahantu byose bigeze mu kubakwa uragenda ubona ko n'aya myaka 5 ntayo waha umuntu kuri Stella ho basapotinga imishinga ejo bundi mwabonye ko hari imishinga muri Starward yakiriwe ibihumbi 5 by'idolari kugira ngo barangize bira ibihumbi 5 ntabwo byo gushyira projet hanze bira 5 byo gukura projet byuze muri code zikajya kuri testnet bagatangira kuyisuzuma iyo uvuye kuri kiriya cyiciro none ubugiye mu cyiciro cyo gushyira kuri mainnet aho ngaho basangana n'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 50 by'idolari kugira ngo umushinga uvane muri testnet ugeze muri mainnet aho ngaho n'andi mafaranga Stella itanga iyo amaze kuba iyo mushinga wa furu uri mainnet urimo urakora byuze ufite nka abayuza ibyibuze 100 bari bayirimo aho ngaho wija mu yindi programme y'ama award yo kuguha amafaranga agera ku 150 by'idolari kugira ngo umushinga uranse cyangwa se ubashe kubona abatera nkunga abafatanya ibikorwa n'ibindi byose bitandukanye rero aho ngaho hariho inzira nubwo payitaza ejo nzabona Instaward mbona ibyo bihumbi 5 mukure muri testnet nakwicara singukore ejo aho ugeze wava banyawuha nzazamuka ngere mve kuri amafaranga ngere ku bihumbi 50 ngere no ku 150 ayo mafaranga ubwo n'iby'idolari turi kuvuga ayo mafaranga ni 200,000 z'amanyarwanda kugeza atakora ibikorwa by'ibanze cyangwa se binafite ireme muri platform iyo muvuga amafaranga abantu bikanga ko ari amafaranga menshi niho rero bavuga ngo ntago ibyo bintu byakunda kuko azaba ari amafaranga menshi ngo ntiwayatunga kuba ayo yo Stella yayampa hari condition ikurikiza nayo kugira ngo nabifa guterera ngo yaguhe kuba yayampa nkubaka yayampa aje mu bikorwa bya platform aje mu bindi rero iyo tugiye muri icyo kintu cyo kuba guverinoma amafaranga menshi n'ibiki tube turese paye tuvugenda kuri Stella yo projet wenda iraho ngaho nyine ayo mafaranga bazama ntago guverinoma izaza kumbaza ngo yavuye hehe Stella nyuma yampaye reward cyangwa se igihembo cyuko ndi kuyikoreraho ibintu kandi biguba supporting imishinga yubakiye kuri Stella abafite ahantu yavuye ku byo kuba rero baza kukubaza harimo ibintu bibiri kuba nakwakira projet kuri Stella birashoboka ko yaraninga igakora business zose ariko ntaravuga nti ngiye gutagete yanjye reka mfate n'isoko ryo mu Rwanda igihe ntarafata isoko ryo mu Rwanda ndimo ndakora iri online kandi platforms ntago nazubakiye gukorera mu Rwanda cyangwa se gukorana gutagete isoko ryo mu Rwanda nabo bazaba ari mariko so bamenye so bambere nshaka ni global nyine kuvuga ngo Netflix ngo ni isoko ryo hibarizwa no ni international market so rero nanjye aho ngaho ni hondi kubera rero ko hanyuramo cya kintu cyitwa ifaranga ry'umuntu token y'umuntu igomba ku managing ibyo bikorwa byose ira token ntabwo ibijya hanze application ahubwo ibiri gufata liquidity turutse kuri XLM no kuri Pi token ifata liquidity vuye kuri Pi network biba biri around aho ngaho muri system igihe rero nzakenera kwa approaching isoko ry'igihugu nigiye nzafata ya token yanjye none nkakenera guhuza na API za CBDC y'u Rwanda francs gizaba yararangiye nkakira kubihuza icyo gihe njya kubihuza nibwo nzaba ngiye noneho kumanuka mu amategeko y'u Rwanda rero umusahana ageze
ubu twamaze kuyabona ibikorwa byose by'ikoranabuhanga, izo za tokenization zaki zigomba kumanuka nkajya mu buyobozi nkabereka platform yanjye. Nibyo bari guduhamagara uyu munsi ngo nafite imishinga y'ikoranabuhanga bazi. Umushinga w'ikoranabuhanga wakwitega urugero, niba barabonye amatangazo market yagiye isora, authority yagiye isora kivuga ko kugira ngo bakire byuze umushinga wawe w'ikoranabuhanga ushaka kuba wagira nuko byuze ugomba kufite miliyoni 100. Naho barabizi ko imishinga ni imishinga migari cyane ihenze iremereye. Ntago bazaza biteze ko mbazaniye platform cyangwa nje kubereka platform yanjye irimo miliyoni 10 cyangwa 20. Bagomba kuba biteze kuri mahubwo amamiliyari, kandi babona ko ikeneye abashoramari ahubwo banakomeye cyane kugira ngo na rya faranga ry'igihugu ribashe kuhura n'ibikorwa bikomeye cyane biri online, ribashe kugira agaciro. Nundi bazi ko hazaza harimo amafaranga menshi cyane. Ahubwo ikibazo ni ese izo miliyoni 100 byo zo gutangiza kugira ngo byize babone ko umushinga atari scam uje gukwiba abantu n'iki, iryo shoramari rifite rishobora kubakinga system igihe hari abaturage bageremo ikibazo. So rero niba sitari ishobora kwifatika 150 kuko umushinga wagiye gutangira, ayo ngayo miliyoni 100 bansaba deja zaba zamaze kuboneka. Shaka kwinjirira ubuyobozi bw'igihugu nabwinjira ngavuga ati ndashaka kwihuzana gushyiramo CBDC y'u Rwanda ikaza igakorezo service muri systeme, aho bashobora gutokenizinga ibibanza ibiki abaturage nyine banyure kuri bashamikiye kuri ya CBDC y'igihugu bagatokenizinga muri platform ya Flix. Ibyo ngibyo biroroshye. Naho bazubaka izindi platform zabo, ariko platform ntago zijya zirimita zigenda zihura partnership ngo strategize partnership na USDC yagene partnership na company runaka yo gucuruza bakoresheje XRM. Ibyo ngibyo se tubibona buri munsi. Rero nibyo ngibyo bizabiba n'ubundi zo projects tuzazimara tuzihuze n'ubuyobozi bw'igihugu, cyane ko n'amategeko yamaze kuboneka uyu munsi. Dutegereje mu gihe dutegereje guidelines bazaduhaza ibyo noneho dusabwa mu ma registration y'ayo ma platform dukeneye kuza kugira iki kutwereka umurongo ayo mafaranga menshi azanyuramo, uziguye amategeko ashobora kunganira iryo tegeko azakoreshwa n'abayuza. Ibyo byose niba mara kubiduha n'undi tuzagenda tubikoreshe. Rero kumva ko amafaranga ari menshi cyane ashobora kubona yabona, ahubwo bakabivuga ati urubyiruko rumaze kuzamuka, rumaze gutera imbere u Rwanda, hari aho ruri kugera rusobanuka, rukora bya bintu n'ubundi turimo turasabwa. Cya gico tugezemo cya online digital kirageze, bari kudusaba imishinga y'ikoranabuhanga. Urumva ko ubwo ngewe ndi mu nzira igihugu kirimo kandi Showamo nyemerera gato turebe uyu munsi iterambere riri ku muvuduko uri hejuru cyane n'ikoranabuhanga, aho urubyiruko rurimo rurakangurirwa gutekereza iyo mishinga iremereye, kandi harimo n'inkunga ya leta uko byagenda kose. Ariko hakagaragaramo igice kinini cya scam, aho abantu benshi ngira ngo n'ube ejo sinzi hari itangazo iminsi iri gutambuka ngo bashaka kujya kwiga muri Canada, ngo bazabona akazi muri Canada, ngo bahurire ngo hano Remigo hoteli, ejo biriwe babura umuntu kandi bivuga ko bishyuye amafaranga. Noneho uwo muntu wawe niyo case imeze gutyo yita scam, kandi koko yabaye scam, hari igihe abona swam agashaka kumutekereza nk'uri muri icyo gice cy'abo bantu. Uri kubyumva? Ngira ngo wenda bigatera impungenge. Nigeze ntekereza ndavuga ariko ntibikwiriye ko rimwe na rimwe tugomba kuzajya twegera abayobozi cyangwa izo minisiteri zifite mu nshingano, tugatangira gukora iyo registration nk'uko wari ubivuze, kuko mise mbona ko ari ikintu cyiza mu gihe siteri iri buze gutera inkunga kugufasha kugira ngo iyo mishinga yawe iremereye, urumva, n'igihugu kiyimenye. Noneho ejo urubyiruko rwo gutangire kujuininga ruvuga ngo Showamo mu nzozi ze turagomba kwenseramo ibintu byacu kuko twabonye ko ibi bintu bifite akazoza. Showamo rero abantu benshi bazi Showamo muri Stella na Pi Network. Stella Pi Network wenda reka tubanze tuze kureba update uyu munsi kugira ngo bize gufasha abantu kubera ko utarunaherutse. Reka tubanze dukemure icyo cya scam. Mu bintu by'ikoranabuhanga harimo ubutekamutwe bwinshi cyane. Ibyo ngibyo biza kutwinjiza no mu nama ya Miyamejo bundi Dr. Nicolas Tutafani ibyo basobanuye. Yego. Ubwo busikama burimo rero nundi ntabwo bubura kuba, ariko tugiye kubucana none cyane cyane kuri Pi. Iyo systeme rero abatekamutwe bo ntibaburamo n'ubundi barimo. Ariko nk'iyo Afriflix mba nkubwiye kugira ngo ibashe gukora nuko mba namaze guhabwa namaze code zanjye ziba zamaze gusupervisingwa na MICA n'ibigo byose byo muri Amerika bishinzwe umutekano, kuko arimo ya mafaranga y'ikoranabuhanga.
kugira ngo ubone ene certification bikwemera gutambuka byose bibera nyine muri code nyine code yanjye gabaje gupasinga bakayemera nyine harimo muri GitHub harimo byitwa ama flux abadufasha kugenda ama flow adufasha kwihuza n'amategeko. Okay. Iyo process ngira ngo naranayirangije aho ubasha kuba wakwihuza na za MRCA amategeko yose akomeye ashinzwe ibyo byose ubasha kubitambuka rero ntabwo ukiri umusikaba niba bishoboka kuko ikintu cya mbere ino irimo irareba ino web gatatu irimo irareba ni real product nicyo token imaze ni real user and banakoze ama verification kuba rero real product yanjye iriyo igaragara nuko mfite igicuruzwa cya nyacyo. Uyu munsi ama token yose ahari ku ma exchange amenshi cyane arishingiye kuri token iri speculations, amakuru agiye hari y'ibihuha ikaba yazamuka ikongera ikagwa biraho ngaho. Ariko icyo bari kubaka muri web gatatu nuko ufite real product mbere yuko ujya ku isoko, mbere yuko ugaragaza system yawe ufite uye product yawe izazamo izakirwaho n'abariyo users bakoze amakiwasi bapasinze kandi yemewe ari ku rwego rutavuga ngira ngo Pi Network yabonye muri MySafe ibyo byangombwa byose. Rero abo bariyo users bazaza bashyiremo ibicuruzwa bya nyabyo. Ibicuruzwa bya nyabyo bizasobanurwa na token ya platform. Iyo token ya platform cyangwa se faranga rya platform rizaba rihagarariwe n'ikintu cyanya cyo gifatika kigaragara kinahari. Niba ari tokenization inziri muri platform ariko hari ikibanza iteretsemo mu gihugu nshobora kugenda nkayisura nkayibona. Niba ari iduka ririho ariko n'umucuruzi arahari abasha gutanga service ku buryo buri hasi online na offline. Ibyo ngibyo ya token ibashe kuba yabona agaciro cyangwa se ireme ihita inyura mu cyo bita Astradex cyangwa se Pidex yose byose birimo nyine ibashe kuba yabonera liquidity muri Stellar Network cyangwa se Stellar blockchain ibashe kwihuza na XLM ibaje none XLM yiha ireme none rituma ibasha kugaragaza ko iri real none project ibashe no gukora. Ya token iri muri platform ifite product nziza zifitwe n'abayuza beza bakoze KYC baritsa yari. Ibyo ngibyo rero babivuze ko nta busikama burimo aho ngaho, nta busikama burimo. Mu nama ishize ejo bundi Dr. Nicholas we Dr. Fani cyo yasobanuraga ni kuri projet yifite product ziri real abayuza banyabo ibicuruzwa bya nyabyo nibyo bine ecosystem igomba kureba. Ari mpamvu uyu munsi bari kugaruka muri ecosystem bagatangira gukoramo ama application. Ushobora kuba mwarabonye application mukayikunda cyane ariko mukabona yavuyemo kubera iki ntange ndi kubaka application nza amategeko nsabwa kugira ngo application kwa tumi yemere. Na amategeko abiri ari simple rwose. Mbere yuko listinga kuri ecosystem nababwiye ngo umushinga uri muri testnet hariya uba imyinshi iracyari muri prototype ntabwo irafata real production. Ako iri kuri listinga muri real production bakubaza ibibazo bibiri gusa, ntabwo bakubwira ngo nyine bakubaza igitekerezo uremera ko umushinga wawe nta nuzugera hura na fiat money mbere yuko nyironshinga izakoresha ifaranga rimwe rya Pi Network ugatikinga kubyemeye ukabyemera. Icya kabiri ukongera ukemera ko wemera ko umushinga uzatanga serivisi za nyazo ziri real ugatika ukabyemera. Utatikinze ngo ubyemeze ntabwo project yawe izatambuka, ntabwo kwate izaba submitted nyine bisanga ubyemere nta yindi mahitamo ufite. Kubyemera rero bigendana n'ibintu wubatse muri system yawe. Niba uzi ko hari application ujya winjiramo ukabona ibintu bya off lamp on lamp bank transfer n'ibindi byose iyo application ntabwo izarenga iryo tegeko. Kubitazenga iryo tegeko rero niyo mpamvu ngaho nyira World Bank ivamo. Nge burana mbere hose najyaga nyireba ntabwo nigeze nyifana. Sinovuga ngo ntabwo nayirwanyaga ariko nabonaga ko byanga byakunda hari ikibazo izagira. Aho nkavugana kiretse niba kwa team ifitemo umurongo ari yayo nyine kuko yubatse bank y'isi irimo amafaranga y'ibihugu byose bivuze ngo iryo tegeko yamaze kurirengaho. Kuba rero bayi disclassifinga bakayikora hariya ntabwo bivuze ngo barayirukanye. Umudeveloper nabishaka azagenda yubake ya mategeko ngiro bake ibintu bya nyabyo bikuremo ya fiat money. Impamvu rero ayo mafaranga atagomba kunyuramo Pi ifite agaciro gakomeye cyane
katagomba kumanajingwa na sisiteme y'ubwayo n'umuntu ku giti cye, kuko agiye gukoresha amafaranga kandi buri faranga rifite itegeko rigenderaho ry'igihugu. Hari ubukungu bushobora kugwa, hari iki, niyo mpamvu tuza kugera kuri unit price ya Pi Network aho tugeze ku byiciro, aho uyu munsi token ya Pi Network ifite token zigera kuri 7 nizo zisobanura ibyo bice byose turimo turavuga. Muri ecosystem hanyuramo Pi imwe cyangwa se ebyiri. Muri ecosystem nyine hanyuramo Gold Pi, iyo ngo ihagarariwe na GCV $314,159 by'idolari. Iyo Gold Pi ntabwo uzayifata ngo uyihuze na CBDC y'wanyu kuko ntibikunda. Ni zahabu ntabwo uyu munsi ntabwo ihura n'ubukungu buri munsi, kuko ubukungu dufite umunsi bubakingwa nyine na zahabu ariko bukoreshwa mu mpapuro. Impapuro ni nkaho ari ibyo zo ziri kububakinga, bisa nkaho ari zero user, impapuro zidafite ireme, twebwe twicaye tukaziha agaciro. Ntabwo rero amafaranga wafata ikintu gifite ireme ngo ugihuze n'ikidafite ireme. Izo zahabu uyu munsi zari zabakingaga fiat money, barazifashe bazishyira mu bubiko, ntizijya zivamo ngo zijye ku isoko. Turabizi ko umuntu ufite zahabu ntabwo yajyana ku isoko ngo bamuhe ikintu. So rero ni ukuvuga ahubwo bamuha impapuro akaba arizo ajyana ku isoko. Ntabwo bikunda. Rero kuba bidakunda ni code igomba kubimanaginga, niyo mpamvu yubatse Launchpad. Niko kazi kayo. Rero ujya gufata akazi kabo k'ibintu bo bafite ubushobozi kubasha ujye ugashyira muri platform yawe, kuko ubwo bubasha n'urwo ruhushya nturufite. Ntabwo niba ujya gushyira amafaranga y'u Rwanda ngo urashaka kubikuza abanyarwanda, ntabwo guverinoma yampaye uburenganzira bwo gufata fiat money yabo ngo nyihindure mu mafaranga y'ikoranabuhanga. Niyo mategeko ahari nicyo atubuza. Nabikora nduwuhe? Rero ngoma gukora platform izakira Pi yonyine mu bicuruzwa bya hariya, noneho ya token yanjye bakoresheje bayihaha ikinjizwa muri DEX nkazaba ariho mpurira na ya mafaranga yandi y'amahanga niba nyashaka. Nzayavunja bishingiye kuri bwa bwoko burindwi tuza kureba bwa Pi bufite gahunda zabwo. Ibyo byose rero nk'umuyuza ntabyemerewe. Icyambere nsabwa no kumenya ko mfite token ya nyayo bibarije amategeko. Hari amategeko aba ari standard kugira ngo ifaranga ribeho, umuntu ashobora ko yakora ifaranga rye. Hari amategeko standard agomba kugenderaho, muri code agomba kuba yubahirije. Ibyo ngibyo birimo muri smart contract twigishwa buri munsi muri Stella. Ayo mategeko iyo uri kubaka code nyine ugenda uhuzwa nayo systematically bikagenda bikunda. Rero ibyo ngibyo umuntu ubasha kubikora neza abasha gupasinga application ibasha kuvamo. N'izindi zose muzana na za kanano wazavuyemo ariko zishobora kuzagaruka, ntabwo zaciriho iteka mu gihe zajya kuvugurura icyabayeho. Iyo ubajije ko ati murongo application zanjye muyikuremo iki, ntibagusubiza kuko amategeko ari ngo uyasome. Wagomba kuba warayubahirije. Niba ibyo birakureba, business ntabwo izabasha kuraninga. Wowe no kuzica ukitekereza kuvuga se ubundi nakoze irihe kosa, ukajya kubireba. Niba uzi ko warubatsemo ibyo bintu byose, ngiye nubatse Freedom ari byo ndi kugenderaho ibintu byanya byo, kuko nabibonye ibintu bibujijwemo. Kuba fiat money ngiye yajyamo uburyo irimo iri top up, ntabwo nukuba umukonti creator yakongeraho amafaranga kugira ngo akore subscription, akore viewers, agire iki, ariko iyo top up nayo ntabwo izaza iri direct kuri ntuze kuri fiat money, iri direct kuri Showam token. Cyangwa se kuri FET, kuri Freedom Fire harimo token yitwa FET, Freedom Empire token irimo. Nayishyizemo mu buryo buri production, ntago nujya mara ntago uri wisangemo. Ibyo ngibyo byose no kugira ngo mbashe gutambuka hariya. Ibyo ngibyo rero kuba yanyuramo muri ubwo buryo, hari uburyo nyine buri technique ngomba kuyinyuzamo ntari direct kuri fiat money, ikaba yapassinga yatambuka. Ibyo ngibyo rero nibyo kwa team ikeneye. Nutabyubahiriza application irakurwamo, cyakora ugenda wongera uvugurure, wongera ububake. Rero product yawe mu gihe amaze kuba real, kwa team ikayakira, nta kindi kintu kizaba kiri kukurimita. Ubusikama rero naho hose mu buraturuka. Dr. Nicholas ibyo agiye gusobanura ejo bundi, we yasobanuye ko ikoranabuhanga turi kugenda twinjiramo ryihuza cyane riri gutuma robo zimenya ubwenge ku buryo utabasha kwitandukanya n'umuntu. Yes. Uyu munsi iyo wajyaga kwinjira mu kintu icyo ari cyo cyose, ahenshi wahasanga bari kuvuga ngo tukareka ko utari robo, tugaragaza ko uri umuntu wa nyawe, bakaguha crosswalk right, ukagenda uhitamo nyine ukagaragaza ko utari robo. Ariko uyu munsi robo turi kugeramo ziri kubasha gusolvinga iyo question, ukavuga ngo hano ni escalier, ino ni imodoka bambajije, izi ngizi kazihitamo ikabyemeza. Bagejeje kugenda bubaka amaki y'umutekano akomeye kurushaho, ariko robo iri kugenda ikura mu bwenge ku buryo ejo bundi ikibazo gikomeye cyane zaba gihari
ni ukuba wabasha gutandukanya umuntu n'irobo mu buryo buri tekinikari muri system. Ibyo ngibyo nibyo Dr Nicolas yaje kugaragaza uwo mushinga w'ahazaza twebwe twamaze kubaka deja binahari. Tunagaragaza ko aba validator miliyoni bafatanije na robo bakora task zigera kuri miliyoni 516. Ibyo ngibyo ni ubufatanye bw'umuntu na robo bibasha kuba byazamuka bikajya ku yindi ntera. Noneho umuntu na robo bakabasha kwihuza, noneho bakabasha kurema ikintu kizagaragaza ko umuntu ari umuntu, ni robo ari robo. Niyo system KYC ya Pi Network yubatse, ari nayo ikenewe kuri standard ibihugu byose bya kabiri biri kujyaho. Mbere ari kubereka ko iyo system y'amarobo turi kwishingikirizaho mu minsi mike tugenya tubaraho control kugenda imenya ubwenge bwinshi cyane. Abasikama bazaba benshi cyane kubera ko bazifashisha ayo marobo baduhakinge, batwibira amakuru yose robo zikoresha, kandi binaborohere cyane kuba utabatandukanya n'umuntu cyangwa se robo, kuko bose utamenya ngo uyu ni robo cyangwa uyu ni umuntu wa nyawe. So iyo human verification validation iri kugenda ibaho muri KYC nicyo kintu irimo irasobanura. Ibyo ngibyo rero bigatuma bazabasha kumenya ngo umuntu ni uwa nyawe cyangwa se uwa nyawe, kuko kwa timu yamaze gutegura uburyo bwo kuzagaragaza ko umuntu ari umuntu, ni robo ari robo. Indi mishinga itari ifite nicyo kintu yagaragazaga. Production ya nyayo, abayuza ba nyabo, byose biri ku murongo kandi bari verified. Uyu munsi nawe nihanganisha abantu batarabona migration, batarabona iyo bakiri muri tentative. Nje hari nk'uko umuntu anyandikira ngo ngewe ngo kwa timu ngo irandwanya abantu banje bose ngo babonye kewaze barabonye na migration ngo nje banye se nkakubwira kwa timu mufatanyije esambu ku buryo kurwanya irakuze nta nubwo ikuze. Wemenya ngo niba uri muri tentative harimo cases zigiye zitandukanye zifite ahantu uweho barizwa, twese ntabwo tubarizwa ahantu hamwe. Ushobora kuba ndi muri tentative ariko nanone narabaye stuck muri 2023 ubwo twatangira KYC. Nanjye mbivuga niho ndi umunsi muri tentative. Abantu twagiyemo icyo gihe twabuze KYC, twabonye KYC muri 2025. Mweze mwarazikoze mbere, nge ndumva nibwo nayikoze muri 2025 irangira. Niba aribwo nayikoze rero system yanjye iri kuza inyuma yanyu, kuko mwebwe nyine muri imbere abantu bashyashye nyine umuntu umunsi yinjiramo agata abona KYC ataramayininga ngo agire iminsi 30, yamara kubona KYC agatabona migration, yamara kubona migration akaje akavamo akabona iziri available n'iziri transferable zose zifunze. Ako twebwe twaje system yacu yatwigiyeho habamo amakosa menshi ubutane uko yari yubatse tuba stuck. Tuba stuck muri case zigera nko muri 5 zikurikiranye. Validation, sorry liveness, data storage, gukoresha uburyo bw'amakuru twashyizemo, uburyo bwa liveness, amafoto wenda narebye uburyo mbona mba bloqué. Iyo case ngomba kuzanya mva muri mwe njya ku yindi kugira ngo nzasohokemo. Ariko wowe mushyashya nta kese nimwe uri kwisangamo, uri gutambuka gutumva ko umuntu ngo kuko wamutanze kujyamo uzamutanga kubona KYC, kandi wowe warabonye cases nyinshi wagiye ushyirwa muri case nyinshi bite naho konti yari mirabarizwa. Uyu munsi ushobora kubona case ya revenue yakunze ukora KYC birakunda uratambuka, ubona n'ikintu cyose, ariko migration yawe ntabwo irakunda kubera ko uracyari muri tentative, kubera ko indi user cases uri kubarizwamo itakwemerera kuba wabamenya ko konti yawe noneho ari umuntu wa nyawe. Bamenye ngo uno muntu yagiye ahindagura amatelefone, yagiye ajagaraza system, uyu muntu bimeze bite, tugomba kujya kumureba tukongera tugasubira he kureba ko liveness ye KYC ari yanya, ukongera kujya gukora liveness kugira ngo bongere bakwaprove ubone gutambuka. Rero uheza muri tentative ngo kwatimira kwanga, ntukamenya ko case yawe babantu muri mu cya gikundi kimwe muri benshi cyane bagenda babagiraho. Bane bategeza ko indi account ya kabiri byose niko bimeze. Bafite konti nyinshi cyane zose ziri muri system, kandi hari n'ababana zifite barazisibye nyine barazivuyemo bagafata imwe, ariko bafite konti ebyiri ziriho imyirondoro y'itandukanye. Ibyo byose bigatuma kwa timita igushyira ku ruhande. Kuzakugarukaho nuko izakemura case zabamwe ikazazibonera igisubizo, kuko bari kuvugura KYC yabo bakazavuva bakagaruka ku wundi, ukazategeza ko case yawe izagerwaho bakakwaprove. Hari igihe case yawe igerwaho kuko muri benshi wenda tuvuge case yawe iracyari mu igerageza muri testnet ngo arebe ko bayivanamo ikaba product yuzuye. Uzi ngo imira irimo irakira abantu bakeye ikagenda ikuramo umwe kuri umwe. Ikintu cyonyine ukeneye ni ukwicara ugatuza ugategeza igihe case izagererwaho.
ukazabona wavuye muri tentative. Niba hari ikintu bagusabye gukora kugira ngo wongere bapuruve data zawe ukagikora ukabona kuvamo. Naho niba wanga kumenyega ngo ntabwo uzava muri tentative ngo ngeye ngo bankuyemo ngo sinzegera mbona akazi ngo bameje muri tentative. Uyu munsi turi miliyoni 18 zimaze gukora KYC, miliyoni 16 zimaze gukorwa migration. Core team ifite data z'abantu barenga miliyoni 60 bari aba miners ba buri munsi. None miliyoni 18 uvuga gute ngo bagusize inyuma? Urumva miliyoni 18 zikurusha iki? Ese urumva ko miliyoni 40 zisigaye ari weho ari wonyine ufite ikibazo? Wari bazajugunya kandi hari miliyoni nyinshi bigaragara ko zifite ikibazo. Haracyari rero kwicara ugatuza ugakora ibyo usabwa ugategeza igihe bazagukuriramo. Niwe bagirwe shoba mu watubwiye payi zirindwi ari ugiye kutubwira. Watangiye byose yo ni system iba iri hariya. Iyo nago nagitaruka kuko nzi neza ko umunsi cyasokaga abantu bose baracecetse. Abitwa ngo barirwa basobanura payi baracecetse. Icyo tukemeranyaho. Nanjye kuva icyo gihe ntago ndakurikirana mu ndubaka. Uyu munsi nka navuga ngo nibwo nongeye kwicara kuri kamera. Icyo kintu bagiye babimbazaho byinshi cyane. Twajyaga tuvuga ko payi ifite uduciro tubiri dutandukanye. Abantu baraturwanyije baradutuka biba induru nyinshi cyane. Umuntu wanze kwemera uduciro tubiri rero uyu munsi ari uduciro turindwi twa payi arahungira he? Twagiye arahungira he noneho niba ateremeye niyo mpamvu nyine bacecetse nyine kuko iba byumva. Niba yarabuze mind yumva uduciro tubiri twa payi twaravuga ngo ni agaciro ko kuri exchange hanze ya ecosystem. Payi ikaba ifite agaciro kayo no muri ecosystem ikaba ifite agaciro kayo. Utwo duciro turi n'abantu barananiwe kutwumva twarabisobanura dutanga ingero nyinshi cyane. System ikagurika ko niba payi warazisohoye muri wallet yawe zikazijyana hanze zamaze gutakaza agaciro, bivuze ko uduciro tubiri dutandukanye. Nkuko navuze nti nta muntu ushobora gufata gold ngo ayijyane ku isoko bamuha ibishyimbo cyangwa imyenda. Payi ntibarumva ko ari zahabu. Payi ni zahabu. Ntabwo uzafata zahabu yuzuye ngo uyijyane muri ecosystem ngo baguhe ikintu. Ahubwo iyo zahabu bagomba kuyicamo udusate twinshi. Formule dufite zashyizweho na 0099 muri GitHub zakoze fork. Ubwo aba developer nyine barabyumva hari ukuntu core team yubaka ikaba ikeneye ko ijambo rya nyuma rituruka mu bapiyoni twebwe community ya Pi Network. Iryo jambo rero dufite iyo vote dufite ni ituma core team ikora ikintu. Yasohoye cyitwa PRC design 1 and design 2. Iyo PRC yagombaga PRC ni server ya smart contract turaygarukaho ahubwo yasohoye RPC. RPC 1 na 2. Izo design zari ziri kutwereka ubwoko bwa Pi. Icyo gihe zasohotsemo ko Pi imwe ingana na token miliyoni 10. Ndabyibuka. Token. Nako unit miliyoni 10. Unit miliyoni 10 zingana miliyoni n'amazero 6, 10 ni 1 decimal. Siko bimeze? Izo bivuze ngo Pi ifite decimal 7. Iyo tuvuze ngo decimal 7 rero tuba tuvuze ngo ingana na 0,01 kugeza kuri 0,7 rimwe ikaba ari ya 7 inyuma. Izo nizo unit 10. Izo decimal nujya kureba decimal z'idolari kareba decimal za euro urasanga ifite decimal 2. Rimwe n'ibice wenda nka 20. Decimal 2 inyuma ya virgule, ibice 2 inyuma ya virgule. Pi ifite ibice bigera kuri 7. Ibi byose ni bisobanura agaciro igomba kubihagaze. Yego. Iyo systeme bamaze kubakamo hariya nigaragaza ko Pi ifite decimal 7. Umunsi unajya kuri blockchain urasanga baramaze kuyapgradinga transaction umubare munini wa nyuma ni ibice 7 biri inyuma ya virgule muri blockchain ya Pi. Kuva rero hara kuri rimwe 0.00001 hariya ni icyo giciro gito cya nyuma Pi ifite niko kane gato gahenda zishobora kuba yagura. Kuzamuka ukava kuri rimwe ukaza kugera ku yindi zari kurikiraho icyo bisaba turakiza. No kugera ku ijana ukamanuka. Ibyo ngibyo rero bivuze ko ako gaciro ko tuguma kukazamuka mo tukagenda twamukazagera kuri ya rimwe y'imbere ya Pi. Nibisobanura agaciro. Iyo design 1, design 2 byose bahamagariye abapioneer ngo baze batangeho ibitekerezo.
nawe wari wemerewe gutanga comment. igitekerezo Gutanga ibitekerezo rero ntabwo kwari ukuza ngo utere comment ngo ndabona ibintu ari sawa, ahubwo ibitekerezo byawe kunyura hehe mu kubaka kode zisobanura ya design baduhaye zijyana ya design byo mu bikorwa n'aba developer. Nicyo kintu navuze cyitwa fork, kugira ngo repository yawe ubwo muri kubaka nyine abafite repo irimo kode za projet, kugira ngo umuntu umuhe fork undi ni ukuvuga ngo data zanjye kode zanjye nubatse nziguhaho access, iyo repository nakoze ibaye yawe nawe muri konte yawe, urayimanaginga uyivugurura editing ikore ibintu byose ushaka. Kugira ngo rero habeho fork imwe nuko mba nagwe access kuri data zanjye nkayikora migration nkayimurira muri GitHub yawe. Konte yasohoye server 1 na 2 yari ya Dr. Nicolas, niyo yatanze fork kuri abo bacontributor bose baje kudesigninga izo ntuzo. We yaberetse design ihari y'ukuntu agaciro Pi ifite no kuri igomba gukoreshwa, arangije abereka ko bagomba kugendera kuri amategeko kandi ni code zirimo indani batagomba ku editing, bidashoboka ko bahindura ko zishingiye kuri formula ya Pi ntibikunda. Ahubwo mwe muzibone maze mutwubakire design nziza tugiye gutangira gukoresha dumushingiye ku design 1 na design 2. Aba developer nibwo babonye amafork, bahamwe fork 0.50 ngira ngo haje kwemerwamo fork imwe cyangwa ebyiri, nijo nibwo nabonye ni ya kabiri, imwe yari ya smart contract indi yari ya gaciro, niyo navuze ngo 0.099 ijambo 0.09 ndumva nunajya no muri ecosystem ya Pi Network uraza gusangamo bwa bwoko burindwi tugiye kuvugaho bwa Pi, urasanga buri bwose bwaragiye bushyirwamo na GitHub ya 0.19 niyo domaine yabwo. Uwo mu developer rero wiyise atyo niyo design ye yakoze akurikije formule bamuhaye, niyo yagaragaje ko bite nibyo arimo arabona biri gusobanura ko Pi ifite agaciro, Pi imwe ifite agaciro kangana na miliyoni 2,400 sorry miliyoni 2,428 sorry, Pi imwe miliyoni 2,428 by'idolari, miliyoni 2 z'idolari yego miliyoni 2,428 by'idolari, miliyoni 2 ni nazo zasohotse muri code GitHub. Ibyo byose birimo, nujya muri iyo repo yirasanga byose, ariko ibyo biciro ndi kuvuga ari byo birimo aho ngaho. Iyo design code magomba kugikorera ubusesenguzi ishingiye kuri ya mategeko ya MICA MiCA compliance turimo turavuga n'amategeko muri Amerika, byose bakara kubyo bishoboka. Ako gaciro k'uwo muntu yashyizemo ntabwo ari we wagashyizemo, ahubwo yashingiye kuri za decimo 7 iki mibare formule irimo iragaragaza, akora ama equation bigokora ku gaciro ka miliyoni 2. Noneho ahita bikora muri code zizakoreshwa iki, zizakoreshwa na PRC server ya smart contract ya Pi, zikaba zitagomba guhinduka. Ako gaciro iyo tuvuze ngo Pi ntiwemere kuyisohora muri ecosystem, ubu nabonye migration ntibeshya nkakuraho nimwe, reka ntugomba kuzikuraho, uzigomba gukora muri ecosystem. Ndagira ngo mvike n'ubukoze ese ziri kuri exchange ntago nazizanamo, wazizana ariko kubera no debugs turimo outage yabayeho twinjira muri protocol 23 izarangirije ku itariki 15 yanuze ama exchange yose ari outage. Imibare y'inamba ujya ugasanga hariho 0, ariko suko zazimiye, suko ko timu yazimuye, ahubwo bari kuzimura bazikuvana muri testnet 1 bayishyira muri testnet ya 2 iri kuri protocol 23. Bivuze ngo bizaza bishingiye kuri ya formule nakagaciro kanyako. Mpamvu uzabona noneho ecosystem ifite agaciro kayo, exchanger iri kugaragaza real time data ya Pi price iri external. Komeza hakaba agaciro kanyako. Izo design rero turimo turavuga aho ngaho, izo miliyoni maze kuvuga za Pi imwe yonyine gusa, ntabwo ari ibintu twice ngo duhimbe. Kwa timu yagiye tubwa mbere ko Pi 10 zihagije ku muntu nimwe, ahubwo ngira ngo nimwe irabaye Pi imwe yabayihagije. Izo 10 zari mu bisekuruza bitatu imyaka 300 kuba umeze neza zitarashubayeho neza n'umuryango nabo gukomokaho bose. Miliyoni 2 ngira kuno uzafata uzubaka application yawe muri ecosystem ukagenda ukato ukomvata Pi na fiat money muri miliyoni 2 z'idolari, 2,428 by'idolari kuri fiat money kuri Rwanda ni francs cyangwa se e-francs digital CBDC y'u Rwanda.
guverinoma yakwemerera ni iyihe? ntibaho ntayo waba ugiye kuyobora leta. Ayo mafaranga turimo turavuga muri GitHub, iyo ni repo ya core team Dr. Nicholas ubwe wayaccessinze, wayubatse, anashyigikira ibitekerezo bya Pioneer, batoramo izo design core team yarubatse, ba describinga uburyo zigomba gukoreshwa. Iyo Pi rero muri ecosystem cyangwa muri launchpad yitwa Papo Pi. Mu rurimi ni move ya rogo ya Pi. Iyo token rero ntizigera n'umunsi n'umwe isoka muri ecosystem, na rimwe n'umunsi n'umwe. Twitegereze kuba wafata Pi ukayohereza kuri exchange, izagera automatically. Wafashe zahabu urayimenagura ukuramo twa unit tungana na miliyoni 10. ibuye rimwe ako kayuniti ka miliyoni 10 ni nicyo kintu ubukoze muri make. Buri kayuniti kazagira agaciro kako bitewe naho wagashyize. Izo miliyoni 2 ndi kuvuga nanone nubwo nkubwo rizava muri ecosystem, ntabwo zemerewe kujya muri ecosystem market dApps, decentralized application. Ntabwo zemerewe gukoresha mu masoko turi kubaka muri ecosystem. Kugira ngo ubyumve nanone, ako gaciro turi kuvuga miliyoni 2 ntizemerewe gukora muri zino application twubaka ngo za GCV. Ibizakunda ntabwo ishobora gukoramo. Kandi Pi nigomba gukora muri ecosystem, bizagenda bite? Hagomba kwitaza unit ya kabiri yitwa Gold. Icyitwa Papo kirenze Gold, ahubwo icyitwa Papo ni contribution ya nyayo y'umuminer witwaye neza, reward yagomba kuba yabona. Papo niyo ya mbere. Okay. Icyo ni igihembo cy'umupioneer wabaye ami warwanye ino myaka yose. Imyaka mvuze none ntabwo ari 7 gusa. Ni kuva muri 1980 John F. Kennedy ubwo yishwaga bari kurwanya system ya Jesara na Nesara. Umuntu wemenye guharanira sovereignty ye, ashaka kwigobotora ino ngo yituriho uyu munsi yo kuba turi ingwate za matariki yacu batwaye. Agarwana uyu munsi akaba irihangana imyaka 7 arimo aramayininga. Ubone we ufite Pi ifite ku gaciro, tarigeze ukora iryo kosa na rimwe. System ibyo biragaragara muri ecosystem, biragaragara. Nujya kuburana agenda agiye muri iyo GitHub arabibona. Byose birimo. Nushaka kunyura kuri ecosystem umanuka rebe ibe coin yari yose ya Papo, ya Blue, ya Green, ifite iyo domain y'undi GitHub 0.1. Uyinjira mina kugeza muri GitHub uri bubisangamo byose. Ntabwo ari ibintu nashyizemo. Ako gaciro rero umuntu wese kuba atemerwa gukoresha iyo Gold niho iri buzemo, niyo ya kabiri. Gold rero ni GCV 314,159. Muri wallet harimo ibyiciro bibiri. Dufitemo cold wallet and hot wallet cyangwa se master wallet. Biragaragara nibyo bigomba kuba muri mainnet. Okay. Uyu munsi ntibirimo. Iyo tuvuze rero cold wallet ni wallet iri offline. Nkuko waba ufite amafaranga ku mufuka wawe ikofi kw'imwipantaro yawe rwose uyifite hano umufuka, nta wundi muntu afite access usibye wowe uri bufate ikiganza cyawe ukagishyira mu mufuka ugakuramo amafaranga yawe. Nta mujuru uzabasha kuza ngo afate urwembe akata umufuka wawe kuko iri offline, ntabwo iri online aho abasikama bayibona bashobora kuyaccessinga ngo bayigerageze, byibuze banayigerageze. Ahubwo ufite passphrase yawe ufite iki, iyo ngiyo ntabwo ijya yibwa. Iyo ngiyo ni igomba gustoringa Papo Pi. Ako gaciro k'amafaranga kagomba kuba karimo ahantu kugira nta muntu ushobora kugeraho access usibye wowe ubwawe ku giti cyawe. Iyitwa hot wallet niza managinga ecosystem yose, niza irimo amafaranga ushobora gufata ukayakuramo ukayishyira muri ecosystem ukajya guhaha wallet yawe. Bivuze ngo urajya muri hot, muri cold, uploadingemo wohereze muri ki muri hot yawe. Hot yawe ibasha ku accessing ecosystem yose. Noneho mbere yuko ya coin yawe igeramo hariya uyigiremo ayikozemo converted by Gold, Pi mwigiremo yitwa GCV 319. Nuko bizagenda, nuko bimeze. Aba ari kwibasha aribwo iba yemerwa no gukora muri ecosystem. Wow,
niyo mpamvu bavuga ngo umuyuza wese niwe ugomba kumenya agaciro ka payi, abo hanze ntibazakamenya. Bivuze ngo abo hanze icyo bazamenya bazabona ko payi ingana mu 314, ariko umuriro contributor azaba ufite payi ya miliyoni 2,448 by'idolari ibashe kuzamuka ijye muri gorude. Gorude rero hagiye kubaho iki? Gorude tugiye kwicamo udusate two kujya guhahisha ku isoko. Mvungureho njye ku isoko mpaye, nkureho akantu njye ku isoko mpaye. Zahabu yemerwa no kuba noneho zahabu ibe yabasha gukurwa mu bubiko. Uyu munsi zahabu z'ibihugu byose zari zibitswe na Amerika na World Bank. Uyu munsi intambara ihari kuva muri 2017 buri gihugu cyagiye gifata zahabu kikazigarura hehe iwabo. Kubera iki? Kubera ko umutungo ugiye kubaho ugiye kuba ushingiye kuri zahabu direct. Zahabu ari igomba kujya ku isoko, itagomba kuguma mu bubiko. Kugira ngo zahabu ijye ku isoko nuko banyira bagomba kuba bayifite, bari kuyikoresha uko bashaka. Ntago turi busubire mu bintu byinshi bya Jesara n'ibindi byose, ariko ubwo buryo bwose bw'iyo zahabu weho uzajya ubasha kuba uyifite byaraturutse muri contribution ya myaka yose wamaze urimo urakora iki. Payi bajugunye hejuru turamayininga, ni waranze kumayininga, it's up to you. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma uza ukambera umukiriya kuko utamayininze kugira ngo uzigere kuri access ibyo uzubone n'agapayi kamwe. Aho niko ngiye kukubaza, umuturage utaramayininze payi utaranayimenye uri hanze muri business ko mbona ari isi kwerekeza azayibona gute? Akeneye kugira icyo bita real product, igicuruzwa cya nyacyo kandi n'umuntu wa nyawe utarisikamo, kugira ngo abashe kwinjira muri yasi turimo. Anzanire product ye muhe kuri gorude yanjye, ayitunge haryo muri ubwo buryo bwa kuko ntigeze agira iki, ntigeze abasha kubyemera ngo abikore. Weho wiringiye ubutunzi bwawe ngo uzazigura payi imwe ingana na 0,00001 kuri exchanger payi. Payi muzajya gukora kuri exchanger ifite 0.00001 payi. Okay, katugeze kuri gatatu ari. Ukimara kuvada ngo yohereje n'unibye uzajya kugura nyine ubwo azasanga nk'iyo 0.001 dushinje kuri za miliyoni 2 harimo wenda nk'amadolari 2 cyangwa 3 kuri payi. Nta hantu tuzigera duhurira na hamwe ku mutungo mfite kuko nge na mayininze. Okay, dukomeze ntabyumve. Hariya harimo ubundi bwoko bwitwa green, icyatsi. Ubwo bwoko ni payi nyine y'icyatsi. Icyatsi tuzi icyo gisobanura. Ahantu hose muri forex usanze habamo favorite niba usanze ari kumeze ubwo ugomba gutambuka. Iyo ngiyo ntabwo ari coin yo kujya muri ecosystem, ahubwo ni coin ya cash and bank. Amafaranga kuri bank. Payi yemerewe gukorana na banke na cash. Formule itwereka ko iyo payi ifite tonde unit 1000. Ifite rimwe n'amazero 3. Shazira cyari hasi. Icyo kintu bishaze kuvuga ntabwo yakarenze byuza amadolari 318. Rwose niko imeze. Igendana na yero n'umuhondo. Imwe igomba gukora mu mabanki, indi igakora mu baturage. Bawandi batama mining badafite ecosystem. Niba ufashe payi yawe ukayikonvatamo yero ubwo ugiye muri ntuzi. Question mark cyangwa se ikitonderwa sinkavuge ngo payi source bikura muri ecosystem. Nufata payi kuza kuri exchange wamaze kwicamo ibyo bice byose. Ariko nufata payi yawe ya gold ukayikonvatamo green, niba yari 314 hazavamo nka payi 1000 zingana amadolari 318. Payi 1000 wakubona 314 zikahuza zikaguha ya receive yawe. Ariko nufata payi ukaza direct kuri receive wazufata zahabu uyicamo ibice miliyoni 10 urabijugunya muri puberi. Uhita ujya hakugiriye kuko wasimbutse inzego. Ibyo bintu byose rero umuntu wese agomba kubyumva. Harimo na ready rwose niyo yo kuri exchange wamaze guta mu bishanga. Rwose dafite n'ahantu igomba gukora. Hakabamo na ya system igaragaza ngo payi warazibye sizawe cyangwa se nizawe zose zikaba discrimination muri kiki muri mainnet ntizijye muri ecosystem. Nazo zirahari zitazigera zikoreshwa. Ubwo bwoko uko burindwi rero bashyize launchpad ngo tujye kuyikoresha.
tuzamenye ngo buri unit ifite ishinzwe iki, nkeneye iki, ndafatiye token kugira ngo nze kukibona. Muri Tiga Launchpad bizajya bimujabuka. Mu kiganiro cy'ubutaha rero ndashaka abantu uzaba rusosubiza ibibazo abantu bafite ko hano hari buze kubona abantu PRC sava ya smart contract PRC yaje ejo bundi yaje ishingiye kuki ko unity ipaye imwe ingana na unity miliyoni 10 ya formule niko imeze nta cyahindutse. Bategetse ama web kabiri yose platform yose ko agomba gushingira kuri iyo formule y'imaro baka PRC sava zabo bashingiye kuri PRC sava no automatique ntacyo babihinduraho. Ibiciro bya pricing zabo zigomba kuza zishingiye kuri ako gaciro kuri iryo reme rya paye. Iyo 514 miliyoni 200 ngahe zidolari. Miliyoni 200 miliyoni 448 by'idolari. Miliyoni 248 by'idolari. Ayo mafaranga akaba ariho n'ibiciro byabo bigomba kuza kuba bishingiye. Izo ni formule ziri kuri GitHub ya Dr. Nicholas. Ntacyo dufite cyo kubihinduraho. Ubu bwoko burindwi bwose bukabasha kubahirizwa icyo bwagenewe nuko cyo bugomba gukoresha. Ubu bwoko burindwi bwose bwa Pi Network. Kuri cache na noze ni blue and green. Yero iri mu ntuze iri mu bijyanye n'ama-pre badge, ama-badge ecosystem ukuntu bagomba kumanaginga, igasobanura agaciro umwimerere wa badge wa system wa token yawe. Mbere yuko tuga ku musozo ngo dusoze iki kiganiro ndeke n'abadukurikiye kugira ngo bacyumve bakirangize kubera ko kimaze kuba kirekire showa. Mu gihe kinini wari umaze tutakubona, hari abantu bigeze bagira ikibazo kuri hagati ya Pi na Stellar. Urumva ukuntu zihuzwa kuko babonaga umuvuduko, kuko ndibuka hari event twari tuvuyemo ya Stellar, abantu barambwira ngo bigaragara ko Stellar ufite umuvuduko kuruta wa Pi. Bita numva ko badashobora kubasobanukiwe Pi na Stellar aho bihurira. Hanyuma icyo nyine nyine tujye ku musozo kuko ikiganiro cy'ubutandashaka ko uzitegura gusubiza ibibazo byinshi. Ubundi kugira ngo babyumve, Stellar irenze kuba ari blockchain. Blockchain ahubwo ni zimwe muri user cases zifite. User case icyo abantu bagomba unity bagomba gukoresha, tools bagomba gukoresha. Abundi Stellar icyari cyo cy'ubundi ni protocols cyangwa se ni inzira, ni umuhanda. Uyu munsi ushobora kuri kugenda mu muhanda w'igitaka ejo ugasanga washyizemo kaburimbo. Imodoka niba uko yagenda mu muhanda w'igitaka si kugendera muri kaburimbo, umuvuduko wa wiyongereye. Stellar rero ni platform yateganyijwe kuzakirwaho buri business yose iri online muri web 3 kugira ngo ibashe kugendera kwihuta ku muvuduko igomba kuba nyawo. Niyo mpamvu ikitwa protocols umunsi tugeza kuri 26 izazamuka igere no ku 100 kubera ko zira upgrade zibaho ziterwa n'ubwinshi bw'ibintu biri kwinjiramo. Iyo ufite telefone ukagenda urundamo ibintu byinshi, RAM igenda irushaho kugenda igabanuka, igenda buhoro cyane, telefone ikaga kugenda. Na system rero ya blockchain ya Stellar ya upgradinga buri munsi kugira ngo i-maintaining wa muvuduko wayo tuzungana per second, umuvuduko ugakoza ama transaction arenga miliyoni mu isegonda. Rero uko izo platforms ziza kwiconnecta kuri Stellar, uburemere bugenda bugabanuka, igakenera iki kongera kwagura, ikajya kwa upgradinga. Iri muri upgradinga protocol, imishinga yose yubakiyeho igomba kwa upgradinga, ikava muri system ijya mu yindi. Stellar igenda rero hejuru y'ibyo byose, igomba kuzisiga kuko ntago muza upgradinga 26 iri kuri 25, mugomba kugenda kuri tools yabahaye, ibikoresho byose yamaze kubitegura. Uyu munsi kuri 26 ya upgrade ejo bundi, ariko imishinga yose iri hariya bitewe nuko ikorana gahunda ifite nayo igenda ya upgradinga, bakava wenda kuri rimwe bakazaza bakagenda kuri 19, ariko kuri Pi twebwe turashima ko tugeze kuri 23 izaba ejo nibwo izarangira. Imaze iminsi imirakorwa nyine, deadline twari dufite iri ku itariki 15. Niba nta kintu baratubwira, ntacyo bazabihindura nyine niko imeze, kubera ko twarabonye protocols zose tumaze kurengamo kuva kuri 19 n'ibice 6 kugera kuri 20 n'igice kimwe, 22 n'ibice 2 kugera kuri 23 turiho uyu munsi. Iyo babaga baruhindura babikoraga mbere h'igihe bagashyiramo amatariki. Tariki dufitemo rero yavuye kuri 11 ijya kuri 15. Protocol 23 tugiye kujyaho rero niko Pi y'ubwayo ntabwo ari Stellar. Pi y'ubwayo ahubwo ikoresha tools ya Stellar mu bijyanye n'umuvuduko n'umutekano. Uwo muvuduko Pi niyo uzabigeho ni kamwe mu du projet amagana twubakiye kuri Stellar.
igomba kunyura muri iriya kaburimbo. Ikintu kitari gitiza n'umuhanda gusa umeze neza woroshye wihuta ku muvuduko. Ni no mpamvu iyo urimo urubaka tokeni, hari ukuntu ujya kubaka urimo urubaka nka tokeni kuri Pi, kubera ko dufite public keys zitangizwa na G na secret keys ingana na S, twabonye ziriya keypay baba baduhaye, wajya kuzubakisha urimo urazubakisha tokeni, urimo urabakira nyine kuri wanyeze nyine ushobora gukoresha tools za Pi SDK, ariko izo public kuko wazikuye muri blockchain muri wallet ya Stellar, muri wallet ya Pi ariyo ya generatinze, zikananirwa kuyisoza iyo transaction, kubera ko public iri kugaragara hari ahantu ugera nyine ukaba stack, public agaragara ko ari ya Pi, secret igaragara ko ari ya Stellar, ntibize guhura rero ngo token ibashe kuba published. Ako kantu rero gato kaba kaboramo, Pi yubakiye kuri blockchain kugeza kuri 95%, akandi 5 n'umwihariko wa projet ya Pi uyitandukanya na Stellar 100%. Bivuze ngo ugomba gukora token unyuriye muri regulation, mu nzira kwa timu yateguye. Ntabwo uzubaka token inyuze ku nzira ya Stellar. Za nzira nizo zirimo ko Pi igomba gukora muri ecosystem, itagomba gusohokamo bitewe n'ibyo bagiye basetingamo nyine hariya, niho bigenda bitandukanira. Ibyo ngibyo rero bigatuma kwa timu ikeneye ari inzira ya Stellar, ubundi ikajya kubaka ibintu byayo, ikaba ifite freedom ihagije yo kubaka ibintu byose ishaka, ariko dutandukanira kuri ako kantu byuze nka 5% maho ngaho. Nibwo tujyana no mu mategeko kajya gusoma ngo se token ya Pi ikurikiza iki kugira ngo umuntu ayishyireho, bishingira ku ikeneye aya mategeko kugira ngo izabashe kuraninga muri ecosystem ya Pi. Yayugana arabibatse nyigeze ku musozo maze kwirangiza iyo fete nakubwiye ya Freedom Empire, nsanga mbaye stack bitangira hehe tachifutinga no nshaka ubundi buryo bwa nyabo bwo gutangira bwa nyabo bwa token. Izo code zirahari, nemere kuzifata rero nkazikoramo indi wallet yitwa gutya, nyubakiye kuri Stellar igahita irangira. Kompeta nzishifting nkazikora kuri Pi SDK, kira kuri Stellar SDK zikabasha gukunda. Iyo tuvuze SDK ni aka box kaba karimo ibikoresho aba developer baza gukenera bazi kubaka, bari kubaka projet yabo. Icyo rero Stellar imaze cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose ni ukwigisha abantu, kubaha amasomo n'ubumenyi bubemerera gukoresha izo tools zose bakubakiraho imishinga yabo iyo ari yo yose. Niyo mpamvu ubona muri Stellar twirwa dutanga amatangazo ko hari amasomo aje. Bushize abantu ba mbere barangije icyiciro cya mbere cyarangira ngo cyabonye n'amasertifika abanyarwanda bize barazifite, abize management, marketing on digital management. Machine yanjye mbigira ikibazo utazansiga shuwa. Abize smart contract, ngero ni nagiye kuri specializinga muri smart contract kuko nzi neza ko ariyo target turi kwinjiramo. Muri mushinga wose Amerika ejo yazone ko ikintu cyose kigiye kujya kuri on chain. On chain ni iki? Ni ugufata ikintu ukayishyira online. Business wakoraga ku butaka isanzwe bikinera smart contract yonyine gusa kugira ngo ikintu kibeho. Ako ngako rero nakazi tugiye gukuramo abana amafaranga tubakira ama smart contract. Niba nakubwiye ko Freedom Empire Afriflix imwe iri kunyaka ihagaze $200,000, smart contract nzicara nkubakire ku buntu. Uwo mutima wo kubuntu ntawo mfite. Nta nubwo bishoboka, nta mu developer nzi wagiye koga ikintu ngo nkiciraho amezi 6 ku buntu biraho ngaho. Ayo na amafaranga na akazi tugiye kubana no sino mu target ubusa, ntago ari amafaranga tuzakura mu bapioneer, ahubwo amafaranga tuzakura mu batuye isi yose bashaka kubakira kujya on chain bashyira project zabo zose. Ubu ngubu turi kwiga ikindi cyiciro muri Stellar cy'ibyumweru kigiye kigomba kumara ibyumweru 5 kigiye gutangira. Aya turikirimo tugigeze kuri natanze amatangazo bariyandikishije twaragitangiye. Icyo ngicyo rero kidufasha kurangizana no gufata project ukayishyira kuri mainnet kuri Stellar. Ndapfuye. Icyo ngicyo turi gukora ni bootcamp turimo ya online, turi kwiga ariko ifitemo igice cya offline aho tuzajya muri Kenya kubishyira ku murongo. Ariko gahunda nuko umuntu abagomba kumenya ko ibyo agomba kubyiga, kubyubaka no kubyikorera akabasha kugera neza. Kugira ngo icyo bari kumva ni kimwe, Stellar ni projet itanga inzira yihuta n'umuvuduko ngari y'isi yose. Pi ni imwe muri projet bakiye kuri Stellar ikeneye inzira isesuye ubundi kajya kubaka ibintu byayo byose.
rwose ayo mahirwe ntazongere kunshikura hirwe. erega mba mbishyira mu magurupe hose abantu bakagira ngo ni ibintu nyine biri aho ngaho nta mafaranga bagucebwa bamaze kukwishyurira. Biranatubaza cyane iyo Stella yifashe ikishyurira abantu 300 cyangwa 200 bakoze registered, ukajya kubona ukabona hiza abantu batarenze 20. Uwo muri kwiga online? Ni online turi kwiga, ariko harimo icyiciro cyo kujya gukora tuwa muri Kenya, tujya mu campus yose muri Kenya, tuzajya mu kwa 7. Ariko igice cya kiza kimaze kurangira, ngira ngo intangiriro z'uko turangije ino session. Ibyo byose no kwiga nyine ibintu byose kubyikorera ukamenya kubyubaka. Reka ngushimire gushishikariza abantu bakajya hehe muri Launchpad kwiga ibintu birimo kumenya ukuntu bazakoresha amafaranga no kuyabikuza no kugira iki. Umuntu ntabwo azagukora azakwiba, azakwiba kubera ko azaba yabonye ko ntabyo ushoboye nyine akwibe tu agira yakurya. Reka ngushimire cyane rero Shoam, wakoze cyane kubw'umusanzu wawe. Wenda n'ejo tugize umugisha twagufatisha cyangwa ejo bundi tukagira byinshi tubona ko bifasha abantu. Ndashimira abadukurikiye muri iki kiganiro no kugisangiza abandi, ni inkunga ikomeye, ariko nanone dukeneye gukomeza kwiga. Ibyo nanjye navugaga nta mahirwe nyabonye rwose. Bagiye bakurikirana abantu bataba mu magurupe yanjye, bagiye bagerageza nyine bagiye bagerageza nanjye kujya mbasangiza iyi groupe ya Shoam kugira ngo tubashe kubona amakuru ku gihe ataza kugira usigara. Tubashimire mwese abareba ibiganiro mukabisangiza abandi kugira ngo bagere aho bagera. Dushimira abantu mwese rero kandi mwakoze subscribe nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubana muri ibiganiro byacu by'ubukungu byibanda ku ikoranabuhanga. Imana ibahe umugisha naho utaha. Banakomeza no kujya kuri pilot ku biganiro biriho bajye kubyiga babirangize biriho. Nubwo ntari gukora ku biriho nabyo ntibarabireba kuko ni ikiza cya pilot Rwanda bahera kuri rimwe, ntibarabimenya 2 3 ntibazi intambara za Iraq uko zimeze n'icyo zisobanuye ku mupiyoniya. Ntibazi icyo biri kuvuga ku bapiyoniya. So Imana igumugisha byose bagomba kubimenya. Urakoze cyane Yemi kabisa. Hari ikindi gihe nyine nubwo ndi kubaka ariko ndimo ndabisoza, ndi kwibanda kuri Pi kuko Stella yo ifite igihe kinini kubaka, ariko ndahari kabisa. Ibibazo nibiboneka n'ubundi tuzagaruka tubisobanure.